Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Uyu mwanya mujye muwukunda kubera ko ni mwiza cyane. Muri iyi si turi abashyitsi, iyi si ntabwo tuzayihoramo. Ni byiza ko dufata n'akanya tukegera Imana kugira ngo dutekereze ku iherezo ryacu. Tugeze mu mwanya mwiza rero, tugiye gutangira dusenga, dukomeze turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Kanangire nsenga. Data mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, dushimiye ko wabanye natwe umunsi ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Mana duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze ibyaha byacu tuboneze rwose, udukureho umugayo wose watubonetseho, twejeshe amaraso yamennye ku musaraba i Goligota. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngo nutubere umuyobozi, ntutureke mwami ngo tube twenyine, ahubwo gahunda zose ziyoborwe nawe. Urakoze kumvishe gusenga, kandi urabana natwe, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Kandi dukomeze turirimbana n'iyi ndirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda, ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbazanye ibyishimo, nzanezezwa n'uko ari we wanguza amaraso. Muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Mu ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya, haleluya.
nzarambura amaboko mpimbaze Mwami Yesu, nzashima Imana mvuza impundu, haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaze Umwami Yesu. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana, igice ni 22, umurongo waho wa 12 kugera kuri 16. Reka nsome mu izina rya Yesu. 12 aravuga ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku by'amatorero. Ni njye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi ni njye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inshuti bene data mwebwe munkurikiye, uyu mugoroba nifuje ko dusangira iri jambo. Imana yashimye ko iri jambo ari ryo dusangira, kubera ko burya ikintu cyose kiba gifite impamvu. N'iri jambo buriya hari impamvu Imana yashimye ko ari ryo tuganira uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, dore ndaza vuba. Imana iri kutubwira, iri kumbwira nawe iri kukubwira ngo dore ndaza vuba, ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana ngo iraje vuba ngo igororere buri muntu wese ibyo yakoze. Iki rero ni igihe cyo kuba imbere y'Imana cyane, nubwo abantu benshi batabiha agaciro, ariko uwamenya ubwenge yaba imbere y'Imana cyane, agahora yezwa, kubera ko Imana iraza vuba. Kandi nubwo itaza uyu munsi, ariko urupfu rwe ntirutinze, kubera ko dora tubona abantu benshi batungurwa. Umuntu araryama mu gitondo bakavuga ngo byarangiye. Umuntu aragenda yagera hariya hirya ngo arasitaye birarangiye. Umuntu yaba ari mu modoka yagera hariya ngo yamurengeje umuhanda ngo birarangiye. Niyo mpamvu rero mbwira ngo buri muntu wese yite ku iherezo rye cyane, kuko ijambo riravuze ngo dore ndaza vuba. Imana iri kutubwira ngo iraza vuba, ngo igiye kuzana ingororano, ngo buri wese ibyo yakoze nibyo izamugororera. Niba warakoze ibyiza, ubwo ngubwo uzagororerwa ibyiza, kandi niba warakoze ibibi ni umuriro utazima. Imana itugirire neza. Ngo ndi Alufa ngo na Omega, ngo uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ni ukuri Imana ntihinduka, uko yari iri kera niko ikiri, kandi uko yakoraga kera niko igikora, ntihinduka. Abantu barahinduka, ariko Imana yo ntigihinduka. Ngo kandi hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Ni ukuri kumesa ibishura ni abantu, ni umuntu ukora ibyaha cyangwa ukora icyaha, yarangiza agaca bugufi agasaba Imana imbabazi, agahora akizwa. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo misemo guhora nkizwa. Ni ukuri umuntu ntazayacumura, ajya aca bugufi asabe Imana imbabazi, kugira ngo umunsi Imana izaza cyangwa umunsi we nugera atazatungurwa. Buri wese rero ajye yisuzuma. Burya biba byiza umuntu agiye ajya kuryama akitunganya, akisuzuma, agasaba Imana imbabazi,
kubera ko turi mu isi mbi. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ntabwo turwana n'ibyambaye umubiri n'amaraso, ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Turi mu isi rero dufashe igihe mu ntambara, niyo mpamvu burya umuntu wese yajya ajya kuryama akabanza akitunganya, kandi na mu gitondo akongera akitunganya, kugira ngo ubwo umwami azaza atazatungurwa. Ni ukuri buri wese yisubiremo, nujya ubona hari icyo wakoze kitari cyiza wisubiremo, ubundi usabe Imana imbabazi. Ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Abakora ibi ngibi ni ukuri Imana ibababarire, kubera ko ngo hanze aho hanze ni habi, aho hanze ni inyuma, ni ahantu hatari Yesu, aho hanze ni mu mwijima. Ni ukuri aho hanze umuntu uriyo naveyo. Hanze nimuze mwinjire mu rugo kwa Data, nimuze mwinjire mu rugo kwa Yesu, niho hari amahoro, niho hari umutuzo, niho hari umunezero, niho hari kugubwa neza, kubera ko aho hanze mu mwijima hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'ababeshya bakabikora, n'abakunda kubeshya bakabikora. Ni ukuri Imana idufashe itugirire neza. Ni ukuri uyu mugoroba numvishe nababwira yuko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo muri isi turi abashyitsi, ngo kandi isi ntabwo tuzayihoramo. Ni ukuri Imana itugirire neza, duhore twezwa, kwitunganya, duca bugufi. Ni ukuri ndabifuriza ko buri muntu wese yakita ku iherezo rye, umuntu wese nasengera ubugingo bwe, kubera ko hano mu isi ntabwo ari iwacu, hano mu isi turi abashyitsi, kubera ko Imana itubwiye ko iraza vuba kandi ikagororera buri wese igihwanye n'icyo yakoze. Ariko haracyari amahirwe, uyu munsi niwo wawe, wasaba Imana imbabazi. Wowe unyumvishe ukumva hari aho utsinzwe, ni ukuri pfukama aho uherereye, upfukame winginga Imana mu mutima. Ni ukuri irakubabarira nawe, kugira ngo niza kugororera abayo, nawe uzagororerwa ibyiza, uzagororerwa ubugingo. Ni ukuri Imana itubabarire aho tutagenze neza, kandi duce bugufi. Ni ukuri iratubabarira. Murakoze, reka dukomeze dusenga kwinginga Imana kugira ngo tubabarire kandi duhe imbaraga, kugira ngo duhore dukizwa, kugira ngo duhore twezwa, kugira ngo twite ku bugingo bwacu n'iherezo ryacu, kubera ko ibingibi tumaranira ibi tuzabisiga. Njya nkunda kuvuga ngo umutungo wimukanwa wonyine n'ubugingo buhoraho. Nta kintu na kimwe umuntu yimukana, niyo mpamvu tugomba guhora twezwa ku gato no ku kanini, kubera ko umuntu azagenda gutyo nta kintu ajyanye. Imana itugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa ndiho ntugihinduka. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo uritangira ukaba n'iherezo, ngo uri Alufa ngo na Omega. Uko wari uri kera Mana niko na n'ubu ukiri, ntabwo ujya uhinduka. Mwami Imana ntujya uhindukana n'ibihe, ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo uraza vuba, ngo kandi ngo uraza uzanye ingororano, ngo uhembe buri wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ngo urongera atubwira ngo kandi ngo ahirwa abamesera ngo ibishura byabo, kugira ngo begere cya giti cy'ubugingo. Mana natwe turakwinginze, turi mu isi yanduye, tweze udutunganye Mwami, utubabarire Mwami Imana. Bankurikiranye Mwami Imana nabo ndabingingira kugira ngo bababarire. Uwaciye bugufi wese Mana mubabarire, mwejeshe amaraso yamwiye ku musaraba i Golgota, mu izina rya Yesu Kristo. Mana turakwinginze kugira ngo tweze rwose, tweze utuboneze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze. Ukimara kutubabarira rero, turabizi ukora ku ntebe y'imbabazi. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo kurwanya ikibi n'igisa nacyo. Mwami Imana dusengeye abababaye, dusengeye abafite intimba n'agahinda, dusengeye abafite ibigeragezo bitandukanye. Mwami bagereho ubaremere amashimwe. Dusengeye n'abatarakwakira nk'Umwami n'Umukiza, kugira ngo nabo bahe agakiza. Kandi dusengeye ubugingo bwacu cyane kugira ngo burindwe. Urakoze rero Mwami, Mwuka Wera naze aherekeze iri jambo, rikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu.